tuzi umunsi mwana mufashe neza ndabona ko nubwo nyoko yantaye bwose mufashe neza fashe neza ariko hasi ntacyo wari wibwira nta kintu nta muntu ko nta bantu njya mbona bari kunyuranyuramo hano nawe uzanse hegura nakuze ariko si umuntu yagize imyaka 22 ubwo ntaba yagiye nta cyaka kiba cyishe umuntu yo maze nk'icyumweru ntajya ariko nizeye ko nawe uri kubinyuza mu nzira ku by'umwaka ariko kandi ndareba ko mbigira icyo tutagitinda ndareba ko mbigira ariko nawe ngiyo ariko ni mubyeyi yabonye hari umusore uri guturuka irinda kaziriya n'umubyeyi arishima bo ntago ubona ko kantu kari keza ariko nizere kuzasanga umusore bafite ikintu ngemba nkunda kukanukirwa amafaranga uzi ko nikundira akayoga uko munsi ntanyoya rwose natari zamaye wowe uzahura na ziriya hirya ntazi sibyo igire mu gikoni nanjye mukangiye ku kabari ndabondaza mukanya jya mu gikoni sanga cyaka kinyice pe umuntu usiba gurya simwe n'agasiraburo umeze utemwe n'agasirabo mo kurusha kakano kumwiruka cyera wabaye rusore gurya jya mubonye ngukeneye hasi ubundi ntawazana umugoreze umugore ntago ndamu sinumvisha ngo wubatse inzu ngo mukagarama ngo ujuje baje kuyuza hariya kunuza hariya muri za munsi wa gacwe wese nta none ukumva ibintu byawe bitagiye mu buryo umva nkubwere nkuru nziza muzane umukobwa wanjye kanye no mu bawundi inzobe buri uko si ntabwo muzi mukuru kanye umwe wawe umukobwa wawe uriya ndamuzi twaraniganye ke wa mukobwa rero abasore bazabanyirukaho bakaza bagaturukira bakaza bati mwampakanya noya kanyana mfite mwo nzamu mwene gasaro ni unateguriye guhakanya naramugutegura kanyana nzamusha kanyana kale mwiza uramubona ariko utajya no gupfa kugushingira ngewe ubwo nyine nawe urukubyumva Yesu musa mbwira sha iyo nicyo kiza uriya wa mukobwa wacu ari nkazi ingo ufite ikibazo cy'ingazi manzi nebe ntabwo zarenze 3 dusubirazo ariko mbere yo kubivuga kose aga mwene gasirabura kwe babasaza dutungwa na gutyo agacupa gira arje musi arje ufataga numva ko wisigize nakarenza nikawisi ahubwo gira umsanze nanjye ningiye kwicara tujye ugafa numva se mwene gasirabura cyangwa ukundi tugere Ero. Komera kanya. Nzabite. Usaza ari. Karwa n'ubundi nashaka nkamuguye. Nene sokura ndiye ko ndi ha. Nahenje gusura umusaza. Yaje kumutera imbere. Wowe urumva usaza yarambye ati nzaze muganirize. Nganirize sibi. Ya. Umusaza yarakumaye. Biciye mu zihe nzira umusaza twarahuye mugura agacupa arambye ati mfite umwana mwiza mu rugo yarakubeshya nawe ndakubonye noneho yarakubeshye ke yambeshya atese nje nifite abandi rero kono mfite rega mfite amafaranga oya ntabwo mfite amafaranga te ubwirwa n'iki se nimba bo nawe bashika nayo reba nujuje nzu barayafite nabo barazujuje oya ngenda yujuje hariya ku muhanda nziza abandi sizi ko batuye mu cyaro batuye mu cyaro wapi nabo batuye ku muhanda umusaza namubure n'agacupa wenda ntarabyemera ubwo nyine yarabyemera afite uwo azagwaho kuko sinabyemera ubwo kurabyara wafite ntabwo nabyemera umusaza yari yakumaye oya ahubwo jyewe n'umubwira kugaruza agacupa kawe yaguha wamuguriye cyo reka nigendere wabona niyo ndabona ariyo ryo muraho mukunzi uraho neza muteze twumva nayo mukumbana onje ubu ngubu rwose kari wamanywa nijoro aba ari wowe ndota no kuryama ntakiryama nsigaye nisegura gise nkisekuza yafoto wampaye ubwo urabizi ahubwo nabonye n'inzu yanjye yaruzuye ahubwo no kujya kuyibamo hakiri umva nta kibazo rwose nizere kuko nta bundi busore bujya buzanye ngo
ahubwo we ntabyo usanze hari akavuye hano ngo kaguriye ngo papa amacupa ngo yarakampaye kandi njye ibyo ntabwo mbizi ubwo turajya ngo nanjye papa we nzamugurira icupa oya pe isi no kukuma gusa kuko nanakwihaye niyo atakumanje nanakizana pe ntiwumva ni wowe mukobwa n'abandi bose bapfuye muri za mayite ahubwo ubwo ngubwo nizo gahunda ubwo ngubwo turajya ni wowe ese wowe hari icyo none hase ni ukubitekereza se ubwo ngubwo tuvuge ko igihe tumaze dukundana utabizi ndabizi ariko wenda nabanza nkabaza papa yabyanga pe nanakizana ubwo uzi ko umbwiye ko hano haje undi muhungu nyine nanjye nangiye kumva mu nda nyine waranyanze ariko oya ntabwo nakwanga pe ubwo se nyine nese kuki uri kwanga ko tujyana iwanyu ese nyine ndabaza baze papa ninumva byanze n'ubu nigende izana nta kibazo ese si ufite fone nanjye kandi ifite ubwo nyine uze kuza kumpamagara nta kibazo ndaguhamagara rwose unyisezere ngende numva amavuta yawe mwere gisaza kirayisaza kindiye amafaranga ariko se mukobwa wanjye ngite kukurega umukobwa wacyo ntamuririye nkaba ndi mu bitsa kani kwa gasira ko kwa gasira boze muzitemu nezere ko ibintu byatunganya ahubwo mva nkubwire tutaravuga n'ibintu nshaka ndi macupa abiri mbere yo kujya tutuvugana nshaka ndi macupa banza umenye nuko byagenze nezere ko umukobwa narashije bigenda umukobwa wamugezeho aranuka aracira nkamwe ati ngafite abandi bakunzi wagiye nabe ntawe umuntu ngaro cyo ntawe uzi gutereta ubwiye ko mfite n'inzoka nari gutyo wari kuvuga wari kugira ariko ntawe uzi ubwo nta nakantu wazanye gusimba ko nawe mfite za kampani none se kuzivuga ku munwa nta nakantu muzaniye mu ntoki ni gutyo wari uraza nta n'ibihumbi 10 wamuhaye mwenda gabone kuri kuyakuramo amafaranga naramweretse arambye ati ntacyo mfite nanjye mfite abayafite n'umukunzi wanjye yarinze kunyangana n'imbwa bwe mfite ngo ntabwo nashidukiye abantu oya pe oya umukobwa agenda ngende muhane nzakugura n'ibikunda ndamubwira ubwo ngubwo none se bigenda ndamubwira genda umubwire nabi okay sawa ndamwongera mubwira isazara none se mukwe bimeze bite se kandi ntari nizere ko byaciye mu none bicamo bwawe ko igikorwa cyawe cyananye igikorwa cyawe cyananye mpaye none se nzaya gusubizane yoya murata bari mwabaga mu mbaba mfashe fashuye imana yanjye uranyiciye hano yabona musigara muraganira